ndabasuhuje cyane. Aha ngaho ni mu ndebere wa mukobwa wanyu ngo ni Nkindayisha. Burya abagabo yatwise amagweja, mu ndebere udusimba yatugereranyije natwo rwose. Ese ubu yararebye koko abona umuntu w'umugabo akwiye kumugereranya n'ibisimba bibyara indodo? Ibisimba bimeze nk'ibinyabwoya bibyara indodo koko? Ubu yararebye abona umugabo wese utari muri CTU ni ikinyabwoya kibyara indodo. Ngaho namwe ni mu ndebere. Ntabwo ibi bintu bikwiye pe. Buriya nubwo wakibeshya ntukibeshye amagambo uvuga kandi uzi ko adashobora kuba meza kuri buri wese. Kuko buriya kuvuga ngo waribeshye ni ibintu bigoranye kumva ko umuntu nyine wibeshye kuba wavuga ikintu kitari cyiza. Kuko buriya ijambo ryavuye mu kanwa ntago warisubiza inyuma. Cyane ko uwo rikomeretsa riba ryarangije kumukomeretsa. Ibyo wavuga byose rero ngo urasaba imbabazi, ibyo byose nta kintu byamara pe. Niyo mpamvu abagabo yaratubabaje cyane. Ntabwo biriya bintu byari bikwiye umukobwa nkawe rwose w'umwari kuba yavuga amagambo nk'ariya, ngo turi amagweja, turi ibisimba by'umweru biteye nk'ibinyabwoya bibyara indodo. Namwe ngaho ni mu ndebere rwose. Umuntu w'umugabo koko akwiye kugereranywa n'ibi ngibi? Yego ntibivuze ko hatabaho abantu batari beza, ariko n'ubundi ntiwakabaciriye urubanza ngo ubagereranye n'ibi ngibi. Niba hariho abamubabaje ntabwo akwiye kubifata muri rusange ngo abagabo twese adusebye. Guys, ndabakunda cyane pe. Niba nawe ukunze ibyo mbagezaho, kora like na comment. Like nayo ni ingenzi. Follow ntuyibagirwe.